fiye turaberanye karabaye rero hajya abantu muri filime bakinana bikazarangira bakundanye hari maracyari bato uzangira segonderi wongere bitekerezeho ibyo bintu twabonye muri filime ushobora kuzasanga igikomeza bikazajyanya. Uru ni urutonde rw'abakobwa batanu bakunzwe cyane kurenza abandi mu bakina filime nyarwanda. Nyamuneka aba bakobwa barakunzwe udutima baba bafite muri komenti ni wabara cyangwa se namagana gusa. Nanjye nkakubaza nese ku ruhande rwawe muri bano bakobwa bose ngiye kuvuga ninde wawe ninde ukunda kurenza abandi bose? Urumva ari uhe mukobwa ukwiye guhagarara abandi bose muri sinema nyarwanda? Ngira ngo murabizi neza mu minsi yashize nabateguriye ikiganiro cyangwa se nabateguriye documentaire ivuga ku bakobwa beza kurenza abandi bose mu makina filime nyarwanda. Noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe abo mwakunze cyane, abakobwa bafite udutima twinshi kurenza abandi bose mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa witwa Uwera Judith cyangwa se umwite Judy. Uyu mukobwa arakunzwe ku rutonde rw'abakobwa 18 beza nabahaye. Niwe mukobwa wa mbere nyine mwakunze cyane cyangwa se mwamuzamuriye udutima cyane. Nanjye nkakubaza nese koko Judith akwiye kuza kuri runo rutonde cyangwa ntabwo abikwiye? Ese uramukunda nawe nyine agukora ku mutima cyangwa se aguhereza ibyishimo? Reka tujye ku mwanya wacu wa kane w'abanyarwandakazi bakunzwe cyane mu bakina filime nyarwanda cyangwa se mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Ku mwanya wa kane turasanga umumama cyangwa se umugore witwa Mama Mura cyangwa se umwite Miki, umwite Mukobwa Jana asifiwe. Nyamuneka Miki arakunzwe, muramukunda, yamaze kwigaro igikundiro cy'umufana. Nanjye nkakubaza nese muri bano bose batanu ndi kukubwira ninde wawe ninde nyine ukwiye guhagarara abakobwa bose mu Rwanda nyine mu bakobwa bakunzwe cyangwa se nyine mu makeya bafitiwe igikundiro n'abantu benshi? Uri kubaza uti se ku mwanya wa mbere ninde cyangwa se ku rutonde rwacu nyine mu bakobwa batanu bakunzwe cyane ku mwanya wa mbere twahagushyiriye nde? Reka tujye ku mwanya wa gatatu w'abakobwa bakunzwe cyane mu bakina filime cyangwa se mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Mwibutsa neza yuko mu minsi yashize nakubwiye abakobwa beza kuruta abandi muri sinema nyarwanda. Nagwaye urutonde rw'abakobwa 18. Uyu munsi turi kurebera hamwe noneho ese mu bakobwa 18 nyine nabahe nyine mwagaragarije igikundo cyane cyangwa se nabahe mwazamuriye udutima cyane? Aba bose twaturanyijemo batanu gusa. Ku mwanya wa gatatu w'abakobwa bakunzwe cyane turasanga umukobwa witwa Inyindi Aisha. Nanjye nkibaza nese ku ruhande rwanjye ubu ngubu Aisha azi neza yuko afite abafana bangana gutya, azi neza yuko nyine afite abantu bamukunda bigana gutya, azi neza yuko yamaze kwigaro igikundiro cy'umufana kugera kuri no rwego? Nyamuneka Aisha muramukunda kurenza hari uko nawe ubwe yikunda cyangwa se kurenza nyine igikundiro nawe ubwe yigira cyangwa se igikundiro yifitiye. Nanjye nkakubaza nese ni ukubera iki ukunda Aisha? Umukundira iki? Nyamuneka uyu mukobwa nawe yaje ku rutonde rwacu rw'abakobwa bakunzwe cyane mu bakina filime nyarwanda cyangwa se mu ruganda rw'imyidagaduro mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Ku mwanya wa kabiri mu bakobwa bakunzwe cyane cyangwa se w'abakobwa mukunda cyane kurenza abandi bose mu Rwanda turasanga umukobwa witwa Nyambo Jessica. Nyambo muramukunda, ni ukuri Nyambo muramukunda. Ngewe nabibonye ejo bundi mu kiganiro nakoze narababaje nese muri bano bakobwa bose nabategure nyine beza cyane mu Rwanda cyangwa se beza mu bakina filime nyarwanda ni uwuhe nyine wumva nyine ukwiye kuba uwa mbere? Ni ukuri Nyambo mwamuzamuriye udutima, muramukunda kurenza hari sinzi ngewe uko nabitekereza. Ubundi biragorana cyane kugira ngo nyine uzapfe kubona umuntu abantu bishimira gutya. Ngewe njya nsaba Imana ngo basi izame igikundiro byibura abantu banyiyumvemo nyine mu make banyiyumvemo gusa nubwo nahatunga amafaranga. Ariko njye nekereza neza yuko iyo ufite abantu buriya nyine uba ufite n'ibintu cyangwa se abantu nibo bintu. Ngiye niko mbitekereza ku ruhande rwanjye. Rero rwose Nyambo twamushyize ku rutonde rw'abakobwa batanu mu bakina filime nyarwanda bakunzwe bamaze kwigaro igikundo cy'umufana bishimirwa na buri muntu wese nyine akimukubita imboni cyangwa se akimukubita ijisho. Ku mwanya wa mbere utangiye kubaza uti se ni wowe mukobwa ukunzwe cyane kurenza abandi bose? Nanjye nkakubaza nise ahubwo we ku ruhande rwawe ni wowe mukobwa ukunda cyane cyangwa se wumva nyine ukwiye kuba kunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda? Urumva ari uwuhe wowe ku giti cyawe wishimye nyine wirengagijeho n'utonde nakoze cyangwa se ino list naguhaye? Wowe ku ruhande rwawe mu bakobwa bose bakina filime nyarwanda cyangwa se muri sinema nyarwanda ni wowe mukobwa wishimira cyangwa se nubwo yaba ari umugore uze kumutubwira nta kintu bitwaye? Urumva ari uwuhe nyine ufite igikundo nyine ukunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda? Nibo arimo hano uze kumutubwira. Ku mwanya wa mbere
mbere w'abakobwa bakunzwe cyane barenze abandi, bamaze kwigoro igikundo cy'umufana bakunzwe kurenza uko ubitekereza. Uyu mukobwa arakunzwe, yitwa Kazuba wa Derrick. Ku mwanya wa mbere top 1 ahagarariye abandi bakobwa bose mu Rwanda, niwe wa mbere ukunzwe n'abantu bose. Nyine muri makeya uyu mukobwa arakunzwe ku buryo nyine utabyumva cyangwa se ku buryo utabitekereza. Ese Kazuba ubu ngubu arabizi? Basi umuntu ufite nimero ze azamusharinge ino video, nawe uze kunyandikira hasi muri comment. Ese koko Kazuba nyine akwiye umwanya wa mbere mu bakobwa nyine bakunzwe cyane muri 2026? Niba ubihakana uze kujya kuri TikTok yanjye cyangwa se kuri YouTube channel yanjye uze kureba umukobwa ufite amajwi menshi mu bakunzi. Umusozo wa video rero noneho ngiye kubaza akabazo gato cyane. Tugiye gukora ikintu bita amatora, tugiye kureba umukobwa ukunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda. Uze kujya hasi muri comment wandikemo izina ry'umukobwa ukunda muri sinema nyarwanda, noneho tuze kureba uri buze kugira amajwi menshi. Ubwo ngubwo araba ari wabaye uwa mbere mu bakobwa bakunzwe cyangwa se nyine makeya mu bakobwa bamaze kwigarura igikundiro cy'umufana mu Rwanda cyangwa se mu ruganda rwa sinema mu bakina filimi nyarwanda. Nyamuneka nuze kubagirwa igitekerezo cyawe, kandi niba ino video wayikunze cyangwa se nyine nuza kumva wenda wayikunze, kanda like ubundi nurangiza ukore subscribe kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Yewe gutegura nk'ibisanzwe amazina yanjye Iva, nawe YouTube channel yacu ikaba yitwa Iva Talk Empire. Tuzaye turebera hamwe amateka y'ibyamamare ikindi cya kabiri, turebera hamwe nyine inkuru zifasha kubaka societe cyangwa se inkuru zifitiye akamaro societe. Icyo usabwa nta kintu ni ukubana natwe umunsi ku munsi kugira ngo nyine utazajya ucikwa n'ibiganiro tuzaye tubagezeho umunsi ku munsi. Imana ikuri ndetse kandi iduha n'umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.